mwana gwimbwa we fata nibyo wiba uvuze Rukando nari isuwe sobanuriye ngo ndi nyana yiye nende kubwira wa muhungu ufite imodoka numwana gwimbwa kubera yuko ira modoka nubundi zagena nk'izindi zose babandi bafite igari nubundi nibo bakabazaza uko se Rukando nibyo narindimo ariko se mu ukubite bugene babukubite nibutoke nibumve mu maso nta n'isoni bugira igihe gahere yahangara je bintu ntibazanagaruka kuri ngereka urareba ngo baraza bashoreranye nk'inyoni za samusuri zigiye kone imyaka y'umuntu nta n'isoni buragira uriya mbagira imbu uriya mbamba kubisa imitwe nk'ayime wari ubishoshe ahubwo bajya barasenga hejuru yawe hejuru barerutse se hejuru yawe sikiyawe hejuru numva muri kurwana byagenze bite mwabana nta kibazo gihari ko numva mwari mereje hano ibibazo muri urugo niye ntambara muri kurwana tutayigwana turi kuganira urinda kubesha ahangaha niba ntarabonye umukwe ufite imodoka ni ngombwa ngingegera imihirimbiri imitimbwe zihore zinkandagirira mu rugo buri munsi nyanzi nshaka imitimbwe ahangaha mu rugo rwanje nabahe basore kwita imitimbwe mbe mu zitaba imitimbwe ingoma y'abagabo nyabagabo bakagumya no kuzana iyo modoka none nabonye umukwe ufite imodoka sinshaka imihirimbiri mu rugo rwanje simbonye ari basore baje ahangaha hari hepfo bo kwa Karori koko ujya kwita imihirimbiri kari wa undi wo kwa Gahigi no kwa Sebiteye kari bo baje ahangaha none ujye kubita imihirimbiri koko Mukando imihirimbiri nta muhirimbiri nshaka mu rugo rwanje buri munsi igare se ngenda rikeneye ahangaha abakobwa bo mu cyaro kuko no mu mitwe yabo barabanyacyaro ubu nanjye mba nabuze icyo ndya naje gupagasi nabo mu mujyi ngo aka bakobwa kweri nabo ba mwitiki Mukando ndakwiyamye ntunshinge barasimbonye ari babahungu barasaba kwe banje none kujya hejuru kirwe babyubakanura ayo maso utambere igikeye baba ko bawusimbujije nge simba shaka rero ndakwiyamye umukobwa naramubyaye nta muntu wamfashije kumubyara uri kubyumva neza n'uwanjye ni nge yavunye uri kubyumva neza none se umubyariye kumugira ikigori kibeneka kageni ngo tumenye ngo bari abahungu mbeko niko wa mukobwa we barabahungu simheruka mukundanya ari sheri wawe nakareka kanakumirwa no kuri kwimana uvuze ngo winsegera umwana nje ngaruke utakiri kunsegera umwana kuko bakobwa bakoye niko wa mukobwa we tuzimbarire neza no kuri kwimana bana hari babahungu mwakundanaga nzi neza ntago ari bo uwo dukundana i Kigali wowe Kigali se yaje gute wa mwana we nta makuru ufite ngaho zimbarire numvera aho bahungu b'i Kigali ntazi mfite uwundi Kigali uzamubona bara ntabwo ari bashiranze kanakaga mwuko umirwamo bari abahungu mbonye mpuye nabo ntago ari sheri wawe reka umva rero wa mwana w'umukobwa we ibi bintu uri kwigira ntabwo ari byo nyoka ari kukosha kugera kukosha ukemera oya ntabwo ari kunyoshya ariko neze njye nta mahitamo mfite ari kukubwira ngo bari abahungu sheri wawe ngo ubange ukurikiye umuhungu w'i Kigali kuki wabikora wa mwana we reka yewe urayibonye membi cyatanu ku kwezi nkatema igikoroto nubwo nakatama igikoroto kijana nta ubuse nababonye cyatanu wakinezeza mu mukobwa nawe ukinezeza w'i Kigali umva mutere story arahari ufite n'imodoka umva mbese ufite n'abakozi ariko nyine barabamagare ngo wapi pe oya bayi nabakati biranze pe mama wajya kugira ikigori ntago ari ikigori hanyuma se wa mwana we abasore b'i Kigali ubizeye gutera bizeye gute ndamuzi neza mfitemo n'amafoto ye yaranyereje ndamuzi ndabonye ari mwiza rwose nta kintu akora ndumva wakaye ukurikiye abasore bo mu mujyi pengo za Kigali cyane umva nkubwira akajambo kamwe ujye kwatekerezaho wa mwana we urumva
tukabona shitamba ngo yambure urwaro wambaye urumva by'abasaza ibyo wibuka neza ko iminsi kirubute reka mbega byose ni nyina ni gute yanga abasore binaha ngaha ko naherutse bakundanye byarangiza ngo gatungurwa no kumva ngo afite umuhungu ngo wikigara ngo ufite imodoka mama byose ni nyina ibi bintu sha kambiho rero kuri byabo ejo batazabagira ingaruka ngo ni wa musaza ja Paul reka nigendere nase ubundi imvugo yanjye hari umukire uvuga amagambo angana kuri ameze kuri ya wapi nawe yaba yirata ibyo afite ahubwo bose uriya mukobwa nawe nubwo abyemera abarinjije pe ahubwo ndaje zamukubita igipate maze kunsura niko bizagenda nka reka ngaruke uriya mugore azimbwire neza kuntu yabigendeje nazi mbega umwana wanjye ngo arahinduka ako muze uracyari kwitotomba ngaho urukubaragurika nk'umugano bakojejemo umuhoro uri kuvuga batitse ururondogora ahangaha ngo umukobwa wanjye si ubundi kankubaze muze mu by'ukuri buriya tubirebye tujya dushyira agaciro mu bintu bifatika buriya wowe iyo urebye kiriya kuriya musaza buri munsi imodoka iza imuzaniye agafuka kakawunga hajya wowe bakakuzaniye ntiwashyiramo urugo mu tigi rwawe ra mukando utatuma mukoze murusha ibintu uri gukora umwana ntabwo uri kubyumva ndaguceka uriya mwana ukunda mubyangijwe by'agahunga uriya mwana aracyari mutoya urumva niba ari urukundo mwihurira akundane n'abahungu ntabwo urukundo ari ibintu urumva ndakwiyamye aya matwi ntayakurura urumva sobanura neza byahereye byari mupanga biriya bintu ntanazi umwana wanjye ugatuma urukundo rumuvamo cyangwa kumuca za Kigali reka kundira amenya ntayakura sobanurira bwiye karagafuka kakawunga kaza nakumuce nta na kimwe uteze kurya nta na kimwe icara uraza hehe uzi ngo uransobanurira kenyana nanje kenyera maze turebe ndawegeze ubone yuko nshaje nyine umva tuje inama kabagira imbuto tega amatwi wamugore we nkubwire wimpindurira umwana urumva niba yarakunze umusore yaramukunze ugiye kumushiramo imyumvire mibi za Kigali uriya muhungu w'ikigali umwizeye gute sobanurira n'isoni wewe sobanurira vuba vuba ibyo ndi kuvuga sobanura nyine reka twemera yuko nta kibazo nangwa kuri icyo gipangu yego kandi mfata akamoto ndaje sawa ubwo nanjye uko ndeba hano mu maso n'isoni ngira yuko neza uriya muhungu w'ikigali sibyo ndabizi abasore ba Kigali benshi udakoze ikiyede ni umuyaya ni gute umukwe ushaka angakubera umukwe kuba utaramubona ukamwizera bene ukageni ukamurutisha abana binaha ngaha nzi neza yego baby banguka ntari binda kwiteguye nanjye ko nta kintu se mba niriwe nkora sawa sobanurira erega afite imodoka sobanurira nose niba afite imodoka ko ariye ni yaso itabi nose y'umuko wanje se uyu mukobwa uri kurota ufite imodoka kisha make narakurunga ntabwo wandongoye we mukando utambera igiporoporo nanga igiporoporo ugishaka ukara bigatuma itabira ariko se kuri kubera buri munsi reka nkubwire siture mukandori urumva utega amatwi neza hari umuhungu yari umuganda ndari umunyarwanda utega amatwi neza nkubwire barakundana ariko umusore yari umwiyemeza urumva umukobwa ibaza ngo ikintu mbese bahujwe gute ayo mafone yadutse ngo kuri Facebook ngo kwa WhatsApp urabyumva neza ntabwo bari baziranye sasanga nambaye gucya kanambara imyenda ya boss nakundi biragenda umukobwa ahamagara umuhungu ati sheri ndagukumbuye umusore ati nanjye nari ngukumbuye rwose umusore ati nanjye ndi kumaze ndi ahantu rwose ndi wahansanga rwose ndi ahantu heza cyane ndi mu turabo tw'ubusitani hawuze utugambo twiza nk'uburyo umukobwa aritonda aritegereza ati se none sheri ubwo busitani nawe mazi urimo
uri he musange ngo reba ngo ku nzu imeze neza isinze irangi ry'ubururu. reba noneho nanjye mawambaye icyuki ahubwo kamure wasanga nashyitse ku irembo. Umukobwa biramutangaza aribaza ati ku nzu y'ubururu yumva ko ari inzu y'iwabo. Ahita amagara umusore ati mva musoresheri wanjye aho ngaho uhagaze hagume ndaje n'ubundi ahantu umbwiye niho mu rugo. Umusore akutwe n'inkuba yarazi ko umukobwa atari bawehe umukobwa ariko umukobwa asanga ni iwabo yari ku gipangu cy'iwabo umukobwa. Kinjegera yo mu bosi bayambaye neza sureba ndo bosi imyenda ye murusha no kuyiryoramo. Yewe ikari Hani wawe ni wanje nta muntu twafatanyije ngira ngo urabibona. Umusore wo mukana none ni gute wo muhungu utazi ibyo byose wabyizera? Nabyizera ariko ibyo byose uje kuvuga wari urukuzi kubibwira zino nte ngo nta kibazo nabyumvisha. Oya uvuze ngo iki? Nabyumvise nyine ndavuze nti buri ibyo wasanga umugani nge Jean Paul genda vugiye ngo nabibwiraga inte. Oya nande kuvuga nti buriya umugani ubwo nabyumvisha ibyo byabo bahungu nabyumvise. Yego urukumbura kweminiye urukumbura umugore ufite imbaraga kuraka ko nkubwire. Reka nkubwire reba gutya kumanuka tugera abana bitara bariho mbese bisanzuye n'abakozi ngimba nasize mbirukanye mbasimuza ngo mugiye kuruhande mutaza uyaho wa mwana gwimbwa we fata nibyo wiba ufite kando nari iswe sobanuriye ngo ndi nyana yiki nande kubwira wa muhungu ufite imodoka ni umwana gwimbwa kubera yuko ira modoka n'ubundi zagena nk'izindi zose babandi bafite igari n'ubundi nibo bakabazaza uko se mukando nibyo narindimo ariko se reka mubaze nuto bukuri kose kuvuze ngo uvuga vuga nyana yimbwa we kandi mvuye hanga umusore yararanga subiza icyo kibazo mukando ariko muzeba ntabwo nanjye ndakubona bikanshimisha umva impamvu binshimisha reka ngende ariko ubwo byifite mu mutwe nibutakuvamo ubu uzakabona yeso naho ibi byose n'ibyanjye ntugire ikibazo ahubwo iyo tube twicaye aha ngaha twicara no kugasukira nta kibazo iwanjye haba hatwaye wisanzure umenye ko uri nk'iwawe ejo haba iwawe cyangwa ejo bundi. imodoka ziko nayo mbonye iri imodoka umukozi yayijyanye tukinama ariko ashobora kuza nko mu masangahe indi yagiye kuzana imyaka mu ntara. Wowe menya ko buri kimwe cyose ntabwo ureba tu ubundi muramuze barata ndavuga tumugani abafite amamodoka nazazindi zose banuza zaragiye nsanga ibintu mbwiye ni ukuri uramubyukuri hindukamo akanyana k'imbwa buriya uramuhungu umugana igihe gishobora kuzagera agahinduka unyana y'imbwa naho nta bindi ni gutya biba bimeze. Ako uraryoshye wagira ngo ntabwo uturutse mu ntara. uzi icyaro nturusemo ntuzira mu cyaro n'inakoze Nese kumbona ukeye nk'umukobwa utari wo mu cyaro. Suri kureba uriya mukobwa ushaka kumura Kigali ebyo baraje mukuzanira muteye indi bagiye muteye ayo masonza yakuruma mukando nta kibazo kazanye no kunshimikira. oya ubu muri mwana reka ngende ni ukuri kose yego bwararebye asanga ngiye byambwiye byose nabyumvise. No baby nuko nguko biba bimeze nta kintu wabura amarirwa. nawe ubundi umupira wanze ndebe muri ndebe umuntu se ninde aba ni abasazi b'ikigali abayoboye wasanga aje gusabiriza no gufunguza. kadogo mbaye umusasi kundu yatomotse nkiri kota ryibagiwe araturumbutse aragiye
yagiye kare nkabara ari kwita ngo nabakoye bafite amagare ndabura kureba se ufite imodoka ngo ndajya kureba b'amagare imvura igwe inyagire mu gihe ufite imodoka nzagenda yicara mboka yegamiramo nande nkagenda ngeretse akaguru ku kandi numva negamye ansanga mu nzira ntwara none ngo uwigare riranyereye ngaho gikubise hasi arangaraguye mu byondo warinde nzakurikira ufite imodoka nkajya mbaye umusazi Kadogo. mbwira nyine mbaye umusazi Kadogo. Oya uye kujya guta kubyo basaza ari. mukongo bimeze bite Ni byiza. uyu se ko ndi muri aha ngaha mu bitaro ni guteretana mu miki Nse hano ni wawe cyangwa waruje gusaba? ese nawe ugiye kuntera bite Nese uyu ni muntu ki? kado ubwo mbaye umusazi kado Ubwo gusobanurira. Nese ni umusazi. kado Ni umusazi na ni ukuvuga ngo kubera ko mbaye umusazi si byose nta kibazo uyu afite icyangombwa cy'uko yasaze umukubise. None se ko yinjiye mu nzu yawe? Mbese wamukora iki afite icyangombwa nyine cy'umusazi? kubera ko mbaye umusazi Ego mana yanjye. nyine kubera ko mbaye umusazi si Uri byose umukozi. Yesu we kanigendere. shakisha ukuntu wadufata n'iyi baga sibyo noneho urugendo rwiza oya noneho nutinda ndaguhamagara abashinzwe umutekano kuko ntabwo byavamo ntangiye kujya ngenda ukazana umugore wanjye nta byambabarira ubu biriho noneho ubu tuvugana nta byambabarira none se ko ikinye nayo nkirukanye ibi ndeba nibyo sibyo Ibiye se boss njye nanjye guhimba. noneho wansuzugura warenza none bigize nawe ubonyambara wote kunyambara imyenda yanjye Aka ni wakanga n'abaswe. shyira hasi vanamo vavu turagasuzugura hasi ubu ntanda zirimo Reka kukabi. mva ahubwo haramuti mbare kabiri nakikubona aha ngaha ukumva Shatse wampa imbabazi. nta mbabazi ntazo mbare nakikubona aha ngaha ko kimeze ugeze nawe ngiye nawe ukubise